Makidalex aduhaza mu kiganiro Makidalex Makidalex ko naje mu gakino umuntu arahuze cyane arahuze cyane Makidalex of course kugira ngo tudoreke cyane andimba Makidalex nkunda na Pifa Capilo P the Great uko naje mu gakino agapaka gatuye cyane natangiye urugendo abandi barusoza nsanga bikaze nta nuwakureba irihumye ndakwikira nambara urugamba nsiga bahamba ndahambira the real Maki the king Maki Maki inigiri kabisa ntabwo byumva kubayeho we birasa ku ntego neza okay kamvugisha ukuri ubusanzwe bavuga ko nyine babate haje umuraperi w'umururu tumenyereye agakino tumenyuzuri ntabwo byabaye giti ati indirimbo yone ntimuyikine indirimbo yone mbi muri studio wenda bakaba ngereka ngo ukuri kuri ibyo biboro bijyanye na giti Imana yego navuye school udatoroka nzana agasede musanga kuri radio nambaye na uniform n'umuzamu yaranyishe uraza kuri radio wambaye uniform peto batorotse ishuri ngo ngiye cyakora ibi ari nko muniga namuhostile kama hostinze yego rafiki yako arangira ngo agiye gutegura iboro byo kuri nani byo kuri ngo byo gucisha kuri channel ye yego Osiko bari twagiraje beef n'ubu narwo tugisuzanya utipe arabwira urebe cyo tuvugisha kuri bro bafite iboro aracisha kuri channel ama live band ariko Epogard turabona hari nishiti yagiye turasurana na mama bro aza mu rugo agasanga mama tukarya nanjye nkajya nawe tukarya famille turamenyana bro tubinshuti twari bukoresho ndakeka ari nka samedi nyuma saa sita hari we live ngakubita flow nyine live igaca kuri channel show ya live ahitambwira bro ugeze hese nabwira bro ngiye yisanti kuzamuka ndi kwiruka ndi kuza ubwo hari hehe bari bikorera ku bumwe community center bado iri asale ari turi bwe stade ahitambwira ngo none sari ibyuma bihari Korone se ko ndi kuzamura ngo kagombye kuzamukanye na piano na gitari ndase bro iyo mbwira nkanatira welcome hano batwita Van 14 guest house dukorera hano mu karere ka Rubavu iruhande rwa gare munsi ya gare mu gahanda ko munsi ya gare ni mu maso bwa radio Rubavu cyangwa se uturutse hepfo ku Kivu ukazamuka kuri KSS banki y'abasirikare wajya gusoza agasozo gakata iburyo aho hafi nk'ako gakarite gahari tubafitiye service rero twakira abantu bacumbika bavuye impande ndetse n'abafite amakwe tujya tubakira tugira ukuntu tubakira abageni bakahagurukira ndetse bakahatwikurira ku mugoroba tubafitiye igikoni turabatekera n'ibyo kunywa byose birahari ubundi tukagira n'imodoka yita ku bagenzi cyangwa se abashyitsi bacu iyo baje akaba ari nko ahantu kure tujya kumufata cyangwa agiye gutaha tukaba twamucyura tukamugeza muri gare agiye nko gutega cyangwa se ahandi hose hatari kure hano mu mujyi ndetse ariko unashatse kujya kure nabwo twayiguha ukayitwara nta kibazo dufite amamodoka yita ku bakiriya bacu dufite ibyumba byiza rero ariko si n'aho gusa dukorera dufite n'ahandi dukorera mu gace ka Mbugangari dufite amacumbi meza cyane agezweho ngira ngo murabizi ugiye no kuri Google kanda Van 14 guest house bazikwereka zose contact zacu muraza kuzibona hano ku cyapa 0883814700 no kuri WhatsApp murakaza neza muri Sanga turabakunda Alright, ni Van 14 no duherereye ahantu heza cyane, location nziza cyane, amacumbi bagufitiye ibyo kurya, bagutekera, bakuryamisha. Nigeze kumva handi ngo ndakuryamisha, bose uko bikora. Ahubwo bagucumbikira ukaryama, ibyo kuryamisha ntabwo mbizi ibyo n'ibyawe. Ni Van 14 guest house ni mu karere ka Rubavu mu mujyi wa Gisenyi byutuje cyane. Ifite branches ebyiri, ifite branch nyuma y'isoko rya gare ya Rubavu. Not isoko ahubwo nyuma ya gare ya Rubavu kagira n'indi branch muri Mbugangari abahazwe murahazi. Ushaka kubukinga umwanya wawe wa telefone zo nimero ziri kuri screen yawe ari 0700 cyangwa 3355 bw'icyo gifaransa ko bakizo murabyumva neza ntabwo nzi gifaransa
imbere yanjye nashyuye Musane ariko ndabibutsa yuko amazina yanjye ni Diplodocas Kezabi umunyamakuru nyine ndimo hostinze channel ya yindi ni Sobanukirwa TV ikiganiro cya kindi The Sub Lifestyle tugiye kubagezaho amakuru y'amare mu hitinze kano kana cyamara imbere yanjye yitwa AGS Apple Gold Success ndakwakira musaza umuraperi Kongwe umuraperi ariko twakoze twumva ko nyine abaraperi nyine tukwiye kudutinya uvuga ati yanakwica ubu ngo umuraperi ngo Apple umuraperi umuraperi koko mukagenda umwana mwiza gutya koko ushobora no kujya muri Mr Africa umeze neza ni chilling zase nenge zange zo muri rap njya numva mugira shyanga nyinshi cyangwe ngo negetse bana wegetseho buriya Anjye bana dadi wegetse wafunze jina dadi urafungiye nyiki buriya bana dadi man bamwe imbere harimo icyo bafungiranye byinshi cyane biri mu nzu imboni zacu twazishe biri mu nzu ndi nabanye abakoze yitwa mu nzu yego buriya mu nzu barimo icyo yamuhundu mu nzu se harimo ibintu byose mu nzu baca kuvuga ko uko biri kose ko wagenda kose birangira igeze mu nzu rayi ni inzu tuzi inzu isanzwe cyane n'inzu ari gusobanura ni mu nzu nyine nuvuga ngo urugendo rwawe ko rwagenda kose ugomba kujya mu nzu nka kwa kundi ukuntu uri gukata na street cyangwa se bishaka gusanisha nkuko icyo ukoze cyose ugomba kukigeraho mu gihe ufite gahunda cyangwa ukumva ufite ubushake amaherezo y'inzira arangira ugeze mu nzu ariko ngiye mugana kenshi hari icyo ntayemera nk'iyo ngiyo uko hari n'umuntu utajya mu nzu hari umuntu iri munsi wose ari gutegeka agenda mu mayira akaba atarinjira mu nzu na kano kanya amaherezo y'inzira aragera mu nzu narara hanze bizaragira ageze mu nzu wenze mbese inzu n'itegeko inzira zose zigera mu nzu cyazigeraho agagera no mu kibuti mu kibuti hari ikibuti n'ikimbwa n'ikimbwa urumva ni inzu tu tayari mu nzu fresh cyane ubwo yanyibukije ufite imbwa ya danger kabisa ufite imbwa nziza mwana nabonye ufite ikimbwa abantu kiza kabisa cyarapfuye RIPDC bacitaga ngo iki bacitaga nde irabayitaga Bobby ni Bobby bisanzwe Bobby Wine ibyo ni ubivuze ntabwo ari njyewe none se yakurakarira nawe uri umwana mwiza n'umukandida azaba perezida ntawamenya imbwa ni inshuti nziza bro nose ubwo ntabwo nawe ubaye inshuti yanjye nziza nkabona kuko imbwa ntiteshuka ntiyakwanga ntiyaguhemukira ni itungo ryiza nawe ubereye inshuti nkabona ubaye inshuti yanjye nziza ntacyo yakwitaga gakeza kabisa kajya nyamaga ariko wenda kwa Bobby Wine nako ndengejeho ni Bobby tu Bobby ariko nese ko mva ari cyo umuntu akorera indi kosa akamutuka ati sha turane ikibuka ate n'imbwa urumva muri make imbwa isigiza igira image bira biboro ni nkuko najya abantu bavuga ko ari inkoko nabwo mfite ni inkoko inkoko pe naho bigeze ni biboro nyine bijya gusanga bya bindi ukuntu batangiye ubwira ko hari ukuntu umuraperi ari umuntu mubi uko wamufataga nembwe ushobora kuba ko ari itungo ribi kandi ikurindira urugo usinziriye izi ko yakoze ikosa ikakwihisha ahubwo ugasanga wowe uyigize akantu kabi cyane urumva rero ni gutyo no gusiga n'ubusembwa ajya ko bavuga ubusembwa yego fresh cyane yavuze ko hari imbwa zindera abantu impangu ntabwo mbizi hari duhura mu mayira ziri gutarasa n'indi gutarasa nubwo ntari imbwa rero no comment Apple Gold Success yego nge nkuzi imbere witwa Apple Gold nyuma hajyaho na Success hajyaho na Igabe amazina kugira ngo uyagiye make magufi kugira ngo abafana bajye yumva byoroshye ahubwo kujya menshi kubagura kubera iki Apple Gold Success namazina yanjye ari kuri channel yego Igabe izina ry'ababyeyi Igabe yego bane ikinyarwanda yego ariko hari n'amazina niswe n'abantu bura niyo mpamvu ubona nongera ayanjye Apple naryiswe n'abanyeshuri back in the days ndabyibuka abantu mudukurikiye kano kanya nko mu muhitinzi umustar ukomeye cyane nuko mutanabizi hano twicaye turi kuri Van 14 ibaze yuko kigano kano kanya live hano bashe kukinjoyinga bari turi gukirebana nyuma yanjye hari abantu bafana rwose bari gukurikira ikiganiro live bura none
arumiye rwose yego abuze segonderi ndibuka yiga high school segonderi umva njye nize mu kigo nderabarezi TTC Gacuba yigaga nawe hafi aho ngaho munsi twagiye kuhakorera stage yo kwigisha tuhageze hari atiriza amashuti gukora photoshoot kuri Facebook na mustari kuri Facebook afite fan base nini cyane barabizi mwamuzi bityo gihe za 2010 na kangahe buriya na 4 na 5 ibintu bitarakomera ngo covid itezemo bibi bibazo tugiye mustari kabisa igihe yitwaga nyine Apple Gold hari ahantu hose ari Apple Gold avuza ngo aranyibutsa rero ubundi kuba umustari ku kigo cy'amashuri bishobora kugira impact ku myigire yawe nziza cyangwa mbi biterwa na mindset y'umuntu wowe byakugize impact imeze gute ntabwo ndi kwumva ko ngewe ngira ubuzima bubiri ngira ubuzima bumwe ndi muri acting ndi acting na mu muziki cyangwa muri filme ngira n'ubuzima busanzwe ndi mu buzima bwo gushaka imibereho yego nagira n'ubuzima ndi mu rugo ubwo buzima buratandukanye wenda aho bihurira nuko izina rigenda rigaruka ari Apple Gold cyangwa Success cyangwa igabe mbese ayo mazina nakoze nagenda garuka ariko yo ndi mu babyeyi mba mfite ubundi buzima iyo ndi mu muziki mba mfite ubundi buzima niyo ndi mu kazi yego cyabiraguranye no ko bambwira ngo umusaza kaka bol na please ndaje mu kanya shaka kutugana muri mood nkica bimwe ubuzima n'ubwabyo yeah ndiye koza muri life yawe kubirangira ndumva nk'icyo kibazo warumbajije yego iyo ugiye muri ubwo buzima ukumva ko uri umuhetinzi cyangwa ko uri umuntu wadanje ukabuzana nko ku ishuri nihandi utangira no gusuzugura abarimu yego nihandi utangiye kurarura utwana tw'abandi nihandi mbese iyo wumvise ukumva ko byose ari igihe wikorera igihe kimwe birapfa ariko mu gihe ushobora kumva ko ari ibintu bisanzwe mu gihe cyabyo ikindi mu gihe cyabyo ushobora kubijera cyane yego ati ni handi utangiye kurura utwana tw'abandi ntabwo uzi bagira torero se babastarira ntabwo nzi yewe seriously ntabwo nzi mbese njyewe muri generation yanjye hari umuntu ugeze ubona twigana umuhisinzi wari uhari ntabwo bakabwiye se bajya batorera byibuze ngo bumve bamenye bagira inama ntabwo nzi utwana tw'abandi utwo twana rero njye navuze gutya wenda ushobora kuba ari utwo wese wumva wowe ariko mavuga no tugenda naro kuntu tutugira genge ugatangira nyine mugasara mu kigo mugatwika urari utwo twana bitavuze ko n'utwaruvuze natwo turaruka yego ariko nubwo uvuze yuko film wari ufite ntabwo yari kwafectinga ishuri wiga aho wigaga ariko akoraga ibitaramo ku ishuri yego byari mu nshingano zajya ariko kwega ibitaramo ku ishuri nabibonaga yego nabibona rwose ari nizo nitabira ibitaramo bibiri cyangwa bitatu birimo na modo n'ibiti n'amico n'imiti kabisa ibitaramo bitabiriwe nako yakoraga rwose urumva njyewe n'impamvu yo gutyo rero nkeka ko nyine bishobora kwafectinga imyigire y'umunyeshuri byari umusitari akora n'ibitaramo mu ishuri none nyuma babafana be bakabiga bicara ku ntebe y'ishuri bakigana niko mvuga erega abo bantu mwirirwa nanjye bafata nk'abantu basanzwe bawe ariko n'abafana bawe yego ibyo ndabyumva ariko niyo abimbwiye mbabona no kumfera no siko ari umuntu twirirwana dusangira turi kugendana ahubwo njye mbibona agaciro kabyo nk'umuntu utanzi nako umuntu ntazi cyangwa undi muntu abwira ati bro respect Makida Lex mu kiganiro Makida Lex dusanze mu kiganiro Makida Lex uko naje mu gakino inikiri loki Makida Lex inje nta kibazo suza abafana mu kanya barabake nacyo bikoresha nta kibazo ntacyo Makida Lex Makida Lex kadukomeza ko nicyo mu cyacu ari bwese zimubona ni kimeze neza cyane yego ntabwo ninjira mu buzima bwawe buri prive cyane ariko nkuzi biri personnel abandi ko batazi umwana ava mu miryango y'abantu basenga cyane b'abarokore b'abakristo unyihangama mbabarire iyo by'abarokore hari ukuntu utumentioninga hari amadini bita ko ari abarokore akaba n'adatari abarokore ngende umukristo bro okay b'abakristo yego ariko bakunda kristo cyane imbere ku murongo za kristo babirimo cyane ndakuze cyane ngewe ufata ubuzima bwo mu rugo abakristo umurongo wabo bose ni kuri bible ukava muri bagenzi mu muvukano ukaba umuraperi
ujya muri za korali zabo za buri gihe, amateraniro ya mu gitondo ya buri gihe, ntabwo byakubangamiye. Bro, ikintu nakubwira buri wese arivukira kwanza. Yera arivukiye kandi ukuntu nteye. Ngiye nkunda guca inzira yanjye nshaka, igihe njye nayishatse nta muntu wamagarika. Yego. Kuko n'ubundi sinshaka retour daje bro. Ejo bundi uzasanga ngiye gukubita 60 nibwo ngiye studio gukubita hip hop. Ejo bundi ngize 70 nibwo ngiye gushyiraho dread imvi ziri gupfuka. Ngomba gukora ibintu mva ko binejeje umutima wanjye nazicuza. N'ikindi nkamenya kigashoboka ko nta risk bifite yo kunyica, yo gukora iki. Basaba n'Imana kundinda kuko ubusore buragoye bro. Yego. Ariko ntibikuraho ko erega Imana ikunda abanyabyaha kurusha abantu bera. Makida Lex, aduhaza mu kiganiro Makida Lex. Makida Lex ko naje mu gakino. Umuntu aravuze cyane, aravuze cyane Makida Lex. Of course. Kugira ngo tudoreke cyane. Andi bwa Makida Lex nkunda na Pifa Capillo P the Great. Uko naje mu gakino. Agapaka gatuye cyane. Natangiye urugendo abandi barusoza nsanga bikaze nta nuwakureba irihumye ndakwikira nambara urugamba nsiga bahamba ndahambira. The real Maki, the King Maki. Maki inigiriro ki. Kabisa. Yego. Very soon mu kiganiro cya Makida Lex natwe twakoranye mu minsi imbere makibona nahozemo n'abantu bari questinga muri comment bati muzatuzane Makida Lex turamushaka muri ikiganiro no umuntu ufite ibintu byinshi cyane. Nawe ari mu nkingi za mwamba mu karere ka Rubavu z'aba celebrities bakomeye mu karere ka Rubavu. Yego twari turi ndazibuka Makida Lex hageze hano birivanze. Twari turi twavugaga ukuntu ubuzima bwo mu rugo abantu bari mu murongo w'Imana ya Gikristo no kuba wabaye umuraperi rero sobanuraga ngo warivukiye. Yego. Bro, reka mbwire twese ukuntu duteye tugira inzira zacu uburyo tugomba kujyana ibintu. Buri wese uko biri kose ukuntu uteye cyangwa kubayo ntago twajyana ibintu kimwe. Imana niyo mpamvu yafashe iravuga ati tubeho dutandukanye. Uzakunda ikiro yakunda ikiro niyo muzabera ko twese dutekereje kimwe ibintu byose bikaba kimwe. Isi yabiha bro. Isi yabambi. Abantu twese turatandukanye. Ahubwo icyo nzi mfite uburyo nambaza Imana cyangwa uburyo nyikunda mu buryo bwanjye mu myumvire yanjye. Ndi kumwe nabo pe. Ariko wenda hari ibindi nanjye bambona ko bitakwica ibintu kuko ntago kubita hejuru nkakubita akabarye banumva ntacyo byica kuri nani kuri ubijyanye na Kristo. Ahubwo iyo hazemo amahame ntabwo ndi umunyadini kwanza urabizi. Iyo hajemo nibwo hazivura bimeze nk'ishuri ugasanga umunyeshuri wahani yakwigira. Rero nimera ko twese ko tugana Kristo tugomba guhuza tukamureba. Yego fresh cyane. Ako sinzi na sound yawe iriho fresh wasanga ufunga imashini kugira ngo sound ijyeho fresh. Sound yawe kuno nka gutyo ndumva. Yego. Makida Lex ajya mu mutwe wanjye. Apple Gold Success. Umunsi cyo twakiye umuhanzi uririmba indirimbo zitari hip hop yitwa Gold bigura mu inshuti yawe yabwiye ko muri inshuti cyane. Yatubwiye uko yise Gold ibuye rikomeye cyane ry'agaciro. Tukagera hangaha dufite Apple Gold Success. Gold ubundi ryaje rite ngo witeza habo. Gold. Ubundi ngera uko nakubwira ntago nise Gold ni ryo zina yita byaturukaga ngiye kuri Black Gold. Ntabwo ngende Gold zindi. Ngende Black Gold ndi nabaraga ko ari Gold yirabura. Success ni intsinzi tu ndi umutsinzi. Igabe ry'Imana bro. Yego. Nta birenze. Success. Success ni nka qualificatif. Ndashaka kutari fresh. Success ni qualificatif nyine yerekana yuko nyine wayateraho nyine byiza nyine intsinzi mu byo nkora bya buri munsi. Umuziki ukora ubona ubu aho bigeze byibuze hari icyizere cy'ubuzima utanga yuko ari ikintu kizakibamo cyane nagutunga byibuze. The first bro njyewe nkora music. Ari ibintu byinshi nikoramo. Nshobora kuba nshaka gutanga ubutumwa. Nshobora kuba nanjye ubwanjye kuko nkunda umuziki nshaka kwishimisha. Gusa nabyo bijemo iyo bijemo nabyo biranaza kwanza. Ntabwo ari ibintu bihoraho ako biraza. Ni byiza ariko ntabwo ngiye tayari nkora music ndi kukubwira ati ngo ngende kubwira ati
ngo ngomba ngo hari nzakora ibiboro biri bitamo ndabica kabisa ndabica ndabica reka nayo maze gutyo utangiye kwigana ahubwo reka ngiye ngo ari ibiboro byanjye muri fresh making sure ko byabaye success ko nubundi n'ubuzima niko bumeze bro urakura ariko ntabwo uzi uzagira tayo imeze gutya ntabwo wahiga tayo wishakira n'umutima wawe cyane Imana urakora n'Imana ikagenda yego twinjiye no mu muziki tuve mu buzima tugiye mu muziki kuko ubundi cyane yacu n'ubundi kino kiganiro The Stab Lifestyle kivuga ku buzima bw'ibyamamare na lifestyle y'ibyamamare uko umuziki ahenshi ubuzima bwo kamaro uko bugenda uvuze yuko nyine ntabwo uvuga ngo yeba ndabica ariko n'ubundi araha ibyo bikugezaho ubuzima araho umuziki ukugeza ndera kuri channel yawe ari imiziki myinshi cyane Kabarye Don't Panic hamwe na Pacifica cyangwa Africa Magic yego andi mwe nakunze kera niga segonderi uyu muntu imbere yacu rero yakoze imiziki kuva kera cyane sinzi ko nakubwira kera pe kera cyane erega turi gusa niba navuga ngo nakuze mufana simbizi ariko ngiye icyo mbona nta gihe kinini nako yigeze yiha nyine cyatamo mu muziki koze imiziki myinshi kandi y'umufiririzo ariko hashize igihe ubona kitari gitoya udasohora imiziki nyine utajya utayaploadinga ku social media yawe ku ma digital platforms yawe ariko nyankubona mu bitaramo nkunda kubona amaflyers uriho ahantu baraza guperforminga araza kuba hari aza kuba hari kwahe hose kwa West nkunda kubona mu bitaramo byo kwa West uremwe na Makid Alex uvuye manga niyo banga ukoresha ku buryo ushobora kumara igihe cyerekezo udasohora imiziki ariko iyo wakoze ahubwo kabigutunze bro cyambere habamo kubana n'abantu kugira discipline discipline iyo bajya kumvikana n'abantu kubana nabo izo link ziragufasha tu hakaba n'ikindi byibuze ko biri bro gerageza gukora n'akantu keza kazatinda ku mihanda barakora boro irahita ishira nyeje mu gitondo nisangiye kuri stage ngakuta Sina Beef na Moto ni utabizumva iryoshye iyo ndirimbo ndayizi cyane iyo ndirimbo abana nigasabone iyo ndirimbo nari nyizi Sina Beef na Moto ni indirimbo yanjye ya mbere buri sura uribuka akavasi muri yo wibukamara Sina Beef na Moto nina beef na njaa Sina Beef na Moto nina beef na njaa ndio maana kila siku mimi niko kwenye kazi ndio maana kila siku mimi nafunga mukanda call me Rasta Rapstar number 1 in the gangster I'm a first star but I'm not a superstar kazi mbaya ni ulozi ni support kwenye game wengi washushe machozi jua kwamba rap kwangu sio mazoezi Mola na kuomba kuwa kwa mtetezi kwa sababu kuna wengi kama mpingamizi wanataka kunishusha kwenye showbiz nguvu nilizo nazo miaka iliyopita zinazidi kuwa nyingi hata ninyi mtasaka meno heshima kuwa kubwa na upendo kwa watoto wanayo beef kwangu wote naomba msamaha vibaraka toka kwake yeye Mola mimi yego nita Sina Beef na Moto cyangwa ngo ntabwo mfitanye amakimbirane no muntu numwe nifite amakimbirane no kubaho no kubaho abantu bose mutumvige Igiswahili muri make ko bivuze ibenzeho wabushaka kurungora nanjye muzajya kwa indirimbo muzajya amakimbirane no muntu mfitanye amakimbirane nibiryo cyangwa no kubaho abantu bose baturakaye mfitanye beef natwe muguzira barera nabo turi kumwe namwe Kabarye ina ni indirimbo indirimbo yayise Kabarye ubagira babaye cyangwa kigabazo tufanya agomio kamuriki ariko buriya ukutubona abapere babagine batuje nyine atari mu kavuyo k'abantu benshi kumva yuko akenshi yivuga wendi wagize ikibazo runaka mu buzima muri societe ukakigana na mugenzi wawe kirashira nyine kumva ruhutse ubwo abapere bikaba bari mu gihe kinini batuje batavuga bana sizo bituma bashobora kuba ibibazo bawe wenda buhamye mu buzima bituma bajya gukora indirimbo oya rap ntabwo ari kimeze kuko rap ubu yaranahindutse rap muri mesi ntabwo ari rap yakorogaga kera yari igendeye ku buzima cyane yego kagendera mu mibereho y'abantu kwigisha nkuko ibintu bisa nkaho bibaho yego ako sibyo ko ubu yabaye modern asiga wivugira akabisukira imbere ibyo ushaka byose nsigaye mbona ari ibintu ushaka aho watangiye n'abari usoreza urumva inkuru wazanye ugatwita izindi bese tuvuga ibiboro byose twakuba gusa igitero cyuzuye ntabwo ama writing ntabwo yitabwaho n'abantu babizi gusa urumva mbese niba cyo ngundi beat gusa agenda muri beat cyangwa amaforce rap rero igenda ku buzima navuga ngo Sina Beef na Moto nina beef na njaa ni ubuzima busanzwe hari umuntu ubaho yikinirize bamwe
zana bwa reka njye ntago mari reka nikomereza izanjye kagaragaza ko nta mwanya afite guhangana nawe yego urumva ubwo n'ubuzima ariko ubu urabizi byarahindutse bro ubu ngubu nyine gusa ntago ari hose aguha beat muri studio baguha beat ukayigenderamo ugahita wirembera amakushi n'amashuri ugahita yahuza ugahita uvuga ko batamwe ibitoki ugahita ibitoki cyane gusa rwose mukanya mvuganye n'umuvandimwe avuye mu kanwa k'igitoki nyine urumva yari gusinzira rap ya kera aho igitandukanira n'iyubu nuko hari ukuntu rap ya kera wenda niyo yabaga ari dissing wabaguze umuntu bari gutamo kabisa kuko BIG kabisa yatayemo pack yamusubije cya pack bamutangiye akisa ushobora no kuzaga ari umuraperi wakoze beef abazaga nese wabwiye ngo nawe nzi nashakaga tuhashye yego bibaho bro wese abigerageza n'abaniga bose bakoze dissing yagasanga ari kwidisingira nk'umuntu ibereye bugeserana nubwo azamubona urumva ibintu boro byarahindutse izo entourage ukazihuza gute iyo hip hop y'icyo gihe y'ubu ngubu reka tuyite rap tuyite hip hop iyo rap y'icyo gihe n'iy'ubu ngubu ubikompara uta benshi bavuga ko icyo gihe niyo yatanga ubutumwa ubwo nta butumwa burimo oya byose nayo nuko byumva oya birahura cyane birahura kuko ubutumwa urabutanga kabisa ukabushyira muri izi njyana ahubwo mbona hari ikintu twavuga nk'umuco uri hari ikintu gisigaye kizaza nka culture runaka muri rap ugasanga abantu bose bahise bakubita igihiriri bahise bakurikira ibyaje ushaka gukurikira iyo style kabisa iyo style bari guteramo iyo hip hop sindemera yuko hano harenga tutavuga cyane bagukurikira ibyaje tagiye kure ibyaje ubu ngubu ni kinyatrap ni drill kinyatrap yaraje barakurikira ahitaza drill ako kinyatrap buriya abakurikiye ni cyababwira ababikurikiye ni gang ntabwo ari injyana ni movement yego okay icyo gihe cyayikurikiye wakibwira iki trap turagiye aje drill turagiye kugenda ndabyemera pe ahubwo writing yawe ikomeza ibe writing nziza inyandiko ntabwo igenda uhindura style ariko ntabwo wahindura uburyo flowing ako writing bro ubundi umuraperi anagukomera hambere no umuntu uzi kwandika yego turahagera tuza kugera kuri hip hop n'ukuntu n'ishusho ufite kano kanya duhere ku muziki wawe ko watangiye umuziki ni ryari wumvise ko ufite talent yo kuba waba umuraperi mvuge imyaka mvuga ati wenda 2000 wenda nka 2006 nibwo kabisa natangiye kujya muri shoko bikiri umwana ariko rwose ponirembera utuboro nkauza nk'uturongo dutatu ariko dushakira melody bibiri n'icyenda aho nari mfite ikayi yuzuye naranditse gusa bwa mbere ujya muri studio ukajya kuri coding ari ryari ashaka ko ari 2014 kuko naritinyaga byatari naritinyaga yego nagiyemo 14 byabaga mu mbuga ngari bayitaga fragment studio yitwaga Talent Music ndumva nashaka kuba ntayizi cyane Talent Music yego nahuriyemo n'abaraperi bagezweho icyo gihe bivamo n'abajyamo ntabwo nakubwira amazina cyane ariko hari aba artiste bitwa nabona baramwe ngo bana nibo bumva bita abajabinoti uriya wicaye hano yabaga abajabinoti ntabwo bazi se ndumva ibyo zina ntabwo aba artiste barakubitaga abajabinoti nkahita mbona MC Jalil wenda arahatambutse bikantera ubwoba ko ari amazina nabonaga nkabona bamwe mu bami ku kirwa harimo ndabaza Ovaji uramuzi ndamuzi abona abastara basigaye bita also Kaslim asigaye aririmba gospel gusa niwe wakubitaga harimo ba fragment urumva abo batipe bose twahuriraga nge ndimo ndi inkoko yiturije iraho inyuma urumva nigeze no kujya kuri microphone wita flow nakwiri kureba amazina araho yose mvibyo ndibagirwa vase bitansoho kajya kwitekereza no nabandi ku ruhande bakanjyana kuradinga kwita flow banyana kuri microphone zigahita zibura nongeye gusubira mu muziki nka 2015 tujya gukora indirimbo y'umubano wa mbere Uganda y'umubano wa mbere ya ndirimbo bure uri mu bayikoze nige ngira ahubwo nanone ukikorera imiziki ivuza amafaranga akazana duke tugenda twishyura umuntu bita Frank Beat cyakoze ikintu cyanshimishije naraflowinze aravuga
ngo mwana ikibazo cyawe uri kuzana abapeto uri gutangira kandi usanzwe ubikora nabikoze yabaye neza n'abanyeshuri barayikunda then ariko hariya twari twatangiye twago ndi umunyeshuri twayikoze 2014 nane ku ishuri yego iyo ide ni njye wanayizanye ahubwo abatipe bagiye kuyikora ko bandushaga njye nari umupeti bari abapeti baririmbaga ariko bari banduta ariko bari barantaze muri game bibacishaho barayihuza nyine barayihuza ibiceri ndabibura proje batabayitirira ariko ide ni njye wayitangiye yazera ahubwo sinavuga ko izina naritanze oya baragira nyine umupeti ufite ibiceri ara flowinga je sinayijyamo birangira nyine ubwo nari de umupeti wanaze stu aragenda ahuza abaraperi yarabatinyukaga ngere kujya imbere mu bana dukora indirimbo n'akantu nakoze byari bikubiye gake cyanda byumva ubwo rero ngumana uwo mutima muri Demic ntago ari mubi ishyaka 2015 nanjye ndabahuza turayikora ibana nziza kurusha yabo iri melodique kurusha yabo ubwo nahise ma 2017 ngo nahise mbatamo sina beef na moto nanone ari Frank Beat uyinkoreye wumva niyo wakoze ari single yawe ya mbere yego uhita namenyekana kuriya na beef ntankurikiza yitwa tururimo bayizi afite akavideo ariko sina beef na moto ushobora kuba ari kuri YouTube channel yawe na beef na moto nyine ziriya zose ntabwo nazi bolo by'amacano batipe bagiye bazishyiraho buriya hari ahantu zigiye ziri buriya reka nzifite muri phone ahubwo barazihanaguye niba baragurishije ndazisacinga nkazibura ntawe uzaza ufite muri telefone yawe ndazifite ngenda zifite uzaza uploading abantu bakeneye kujya bumva uko mwatangiye zaza uploading nabo nyacana ariho n'imiziki myinshi cyane n'imiziki ikaba ifite movement hari indirimbo nyinshi tunagiye nkora bimwe nkabona na production ari mbi yego nabireka ku bya uploading yego gukora umuziki ni kimwe ariko no gukora umuziki ukora umenyekana cyo ni ikindi yego ukora umuziki icyo gihe ukora umuziki ukora sina beef na mutu ukora n'izindi zirazamuka bwa mbere wakira invitation yo kuzajya muri studio za SR Bavu radio y'abaturage Rubavu yego mu kiganiro cy'ibyamamare yumvise ute natangiye mu kiganiro cyo ku cyumweru cyo Bobo yakoraga mu gitondo yego nakigiyemo wana ndahuruza inshuti n'abavandimwe zumva uti mu nyumve Mustari ndagikora ariko nari naragiye byaranze kugera kuri radio nyuma yaho ariko numvaga to Hot Friday ngiye ngomba kuri Hot Friday nari narayigiye aba Fred Ruterana yego niyo bayikoraga yarajyaga umugabo agasiba narakomeje ahubwo ngenda nakomeje ahubwo mpita niyambukira impaka njya gukubita kuri za VBR FM yego niho hanwikiraga cyane wa Johnson Kaya Kaya na mwese imbe ndamukoresha tuzi no kuza muri Hot Friday rero buryo najemo bira navuga ko wenda bitangaje geragezeho mbona ko nazayijyamo kuko ndibuka n'icyo gihe nabaga nanakwirasa nkajya nko kuri RC Musanze yego cyangwa na GFM ariko ugasanga iri radio kabisa wapi garenga imbibi kabisa nkigendera ibyo makuru bikanyandika ryari bigezweho kariho n'ibindi akariho entertainment yego hari ibinyamakuru byari bihari bikanyandika nakeka n'inyarwanda yaranyanditse ariko era sinahajya umuntu burampamagaye ni umuntu bita Big Shema yarampamagaye meze bite bro fresh Salomo hano Salomo harya yego Big Shema nepo go tuvugana ndavuga yego niyo nanjye ni Big Shema nkora kuri restaurant ndaga bro mfite namba yawe bamwe bakuba nyifite none se ko nshaka kuza kukwakira mu kirori Hot Friday aga serious avuga ntari bingendi ready ahita ambwira nkoreze n'ifoto mbona kavira sohotse ishyiraho cyase nanjye naramubwiye bro kugera hano nabonaga bitwika ndahageze kandi numvaga ngo ari ibiboro bihenze ariko unzanye gutya for free uboshe talanje blessings niko nahageze yego aho Big Shema agutumye mu kiganiro aguhamagaye uti yakonsanze namba yawe yego na Big Shema aranumira batwika numva tundishimye nibwo nahise niyumva noneho ko nanjye Gisenyi yakiriye umuhungu wabo ndabyemera nyine njyamo ako nyine shout out no kuri brother Peter yego n'abantu banyiniye cyane bari mu bantu batumye Gisenyi confirma no baranyinaga ndi school dera abana bakava mu classe radio bavuri kumukina yego kina rumva
na VBR no kunyina ari amahanga Kaya. ndagabikubiye abadukurikiye kano kanya Kaya mu minsi y'imwe tuzamukora ikiganiro twaravuganye mu mwitege hano mu minsi iri imbere. Urumva niko game yanyakiriye muri showbiz. Yego nisangamo gutya gira amahirwe tuba inshuti bose nubwo atajya nyine urabizi nk'abantu babana ajyaza amakano kabi ndavuga muri music usanga nashaka kuvuga kuri iyo point ukinjiramo wumva uri mushyashya uraje ariko habasaza usanze mu gakino nyine of course nko kwakira nyine ushobora gusanga nyine bifu cyangwa bwagushyira nko ku ruhande simu petit muri bimeze bite ntabwo ibyo byakubayeho we birasa ku ntego neza. Okay, kamvugisha ukuri. Kamvugisha ukuri. Ubusanzwe bavuga ko nyine urumu bagate haje umuraperi w'umururu tumenyereye agakino ate tumunyuzuri ntabwo byabaye giti ati indirimbo yene ntimwe nayikine indirimbo yene mbi muri studio wenda bakaba ngereka ngo ukuri kuri ibyo biboro bijyanye na giti njyewe kugira ngere kuri RC Rubavu ni umuntu wa mbere nayo imiziki wundi nkiza muri game no muntu bita Jo Imana. Yego navuye school datoroka nzana gasede musanga kuri radio number 94 no muzamu yaranyishe uraza kuri radio wambaye mwana we peto batorotishira icyara cyagena na kudunda ndavuga ve naribi turi mu bizame narangije ikizame urabizi ko dutakare twajya kurya iki soje rata rero narinzanya gasede kanjye hano mbone kujya kurya ahita avuga ngo Jo itazaranya cyangwa abo bana ndamusobanura ubwo nyine abari mu bizame nta kibazo reka yimereza abwo itasura school ndayimuhereza Jo arayijyana Jo iragira n'indirimbo zanye nazi azibitse za cyo n'ubusampo n'ubukigandi mwabariga bahemine bwose aho ufite ubwo twabikoze gutuma umujyana tumvana kandi naramuhereza siko nari umwana nari nzi ibintu byo numva gafata ibintu ngira azayikira kuri radio buriya azayikira yego yarabazikiraga ntabwo yabyitaga yarankina ahubwo amaze gukura arukura yajyaga zikina nkifata adapfuye none urerera cyangwa ngamagara hanagura umva Jo ne wanyakiriye then kugira brother Peter dukorane yaranze Gold anyumva ariko uri ari inshuti ya Gilles Popier yego na hari na Legend Music yari studio yabaga kuri Mahoko studio niyo nyine nari nk'umu artiste wabo niyo yaganiraga njyewe ntabwo nahuzaga nabo nka gutya ngo tute tuganira direct bo baraganiraga igihe cyo ghosting umanze wo muri Legend bakamosting ubuvandimwe buzamo nawe Big Shema we urumva nawe ni gutya egera nano numva none just as family bro jusque twabaye family ntabwo nigeze mura n'ibyo bintu ahubwo cyajya kinangaza ushaka gusanga nta mutipe uri kwisuganya wondi uri kugusaba service ngo mutwikire no kujyanye ku ruhande ngo ngiye cyakora ibi n'ibi ari nko muniga namuhosting kamuhosting yego rafiki yako arangira ngo agiye gutegura iboro byo kuri nani byo gucisha kuri channel ye yego Osiko bari twagiranye beef n'ubu narwo tugisuzanya utipe arabwira urebe cyo tuvugisha kuri bro bafite iboro aracisha kuri channel ama live band ariko Gold urabona hari n'inshuti yagiye tunasurana na mama bro aza mu rugo agasanga mama tukarya nanjye nkajya nawe tukarya famille turamenyana bro tubinshuti inshuti ze zibizanjye mutipe none arambwira ngo azamostinga abibwira ndi kwikatira umuhanda arambwira aranyigisha ndaga brother urabizi nta kintu nakwanga umunsi wa show umunsi wo kwakunda ukuntu twari bukoresha ndakeka ari nka samedi nyuma saa 6 hari we live bakubita flow nyine live igaca kuri channel show ya live ahita ambwira bro ugeze hese ndabwira bro ngiye yisanti kuzamuka ndi kwiruka ndi kuza ubwo hari hehe bari bikoreye ku bumwe community center bado iri ya sale ari turi bwe stade ahita ambwira ngo none sare ibyuma bihari none se ko ndi kuzamura ngo akagombye kuzamukanye na piano na gitari ndase bro iyo umbwira nkanatira iyo umbwira nkanabitira niba nabyo mfite none suri atagira ngo jewe ndino rugo nari kanembwe ngo hita unanegera moto turukora iboro biraciye kuri channel ye hita unanegera moto niba ntayo ndi kumwe n'abandi avuga bro ntari bikomeza nanjye ntago mari none si ibyo wabonye nze dukore none nanjye numva kamera irazamutse ibintu jewe umvanye mu bintu ndimo gutegere bike ku nyungu zawe ugiye gukoresha energy yanjye ntuzanire na nani n'ibyuma byose ngene stade navuga ntari bindemeye turabikora ariko bice kuri channel yanjye ahisa ntuka bro nanabaranyandagaza ndavuga bro uri kuruka kurya
None se umuhanzi cyo cyane producer. Nakwiye gura abandi mwebwe mu hosting. Arangije sirago muzi. Mu hosting. Ariya cyakira makuru cyandika cyitwa gute. Twakomeje. Urumva? Sawa. Umujene. Ubwo nyine makuru nyine murekoresha mushaka. Birangije bro. Rese ko ari kumubeshera. Niko bimeze kabisa. Umutipu zibirangore bro. Yansaze kuri Facebook inbox. Sabra yampaye mama pe wallahi yantutse no kuba byeyi. Ureba nko mutanazamuka discipline. Wowe nta n'ikintu ugira Sabra arankatira numva ndababaye. Uzi ikintu namukoreye njye nafashe screenshot gusa. Itanyishyira status. Ndayishyira kuri Facebook. Abantu babireba. Uza kandi gakorya nkore. Yose ngana kuri urayireba. Yaransinze na rero. Commentaire zaje zimeze zite? Nize gusa. Yaje kuri parengana muri comment. Nabonaga ngo umuntu ngo guturutse ngo Bugesera ngo yitwa ngo Alino Mutoni. Ahise avuga ibiganiro twagiranye inbox. Ngo ntubundi ngo uri gicucu biki n'ibiki ngo nk'ibicucu nk'iyo babifasha gute. Nase wowe Bugesera uranze. Wowe ngo n'undire discipline ngo niwo udatera imbere. Ahita mbona haje undi twa Karine. Yanukishije account ngako yabize zirantuka. No. Mukabana bafite ama comment menshi. Hanyuma n'ubwana bwabo cyane butagaruka. Bro, yari afite account byibuze nka 15. No usiye no kuntuka kuri comment. Bukansanga na inbox. Bro barantutse barandipotinga bakora iki? Hazabona nanjye fan base yanjye. Bikiri biki uduse muramuziki bagate. Ariko bro yantutse ibitutsi byose akoresheje ubucano bwandi mazina ya creatines. Aranuka mbona no bibaye bisazi. Banyemeje. Mita mu block. Mu block mita managura na screenshot. Ko John wese umbwira nabakaya batanga kura ibyo biboro bro. Kura ibyo biboro rago bisa neza na mpamvu yo kwandagaza ku biboro bitarimo n'amafaranga ushirane hanze gutya. Gabo account bw'abakumva tuzira tw'abakumva na ba Bosco nara ngo mutifa twa Bosco ngo ategeka tabara ngo mukobwa witwa Murirwa Aline asanze inbox bro baranuka unutse nka block none nkora akazi ko ku block igitutsi block nkabona kandi igitutsi block ikintu ndabwira bro basi niba nakoze nabi umbabarire this thing irangire kuko nanjye nimyegereza kamere ndacika nta mikino amushyiriramo. Wamko cyakira ngo kiba kiremereye byarenze umunwa bari biba bikomeye kuri garura. Niganye nejo tena tongera gura kuri set bro. Ngiye kwikora ikiganiro na Bugoyi side. Hagarira ngo nabwo yansuza giyoze buti France ubundi aranyongerera. Ubwo sede bakora ikiganiro. Yego ariko ahantu twa tubikorera ikiganiro. Cyagiye hanze. Yego Bugoyi side. Ako bimaze igihe. Bugoyi side ndayikumbuye Bugoyi side mugaruke dukora ibiganiro basaza. Ibiganiro kabisa. Jundi mwaje muri commentaire mutera commentaire ku kiganiro cyacu. Ariko nto tubashaka dushaka movement izamura abantu. Bro uryo Bugoyi side yajyaga nyine izanga gutya bagakora na ifite partnership nawe. Yego. Agahita za nkano bakoreye asanga n'ingiye batwiki ko nafite ishaza. None iki kibabaza haro namwangiye. Ngiye uramba ndigiri real. Niba dufitanye ikibazo ngenda kubwiza ukuri dufitanye ikibazo bro. Ukiyunga cyangwa tukabirega ariko ukabuzi ko naragusuza ariko urabizi. Ako muri gakaza kamapusha gahita agenda ngo ubuditsi bone bandiga. Yageze akabimbwira ubundi. Nyine birangira umujene tu blockanya ahantu hose numva ko ariko biragiye. Na n'ubu bro. Basukanze baga ama service. Bijyanye n'akazi kajya kurande nkabimukorera. Kuko nanjye wenda ntwikiraga kanyandika ko. Cyakinyamakuru cyari ya ruguru. Ko yacyara kirakenagwa yigeze akinkira. Cyari ruguru gikomeye. Nagakorye kamera kavaringa gakadaje agakunda. Akandika nk'inkuru ya shona rindimo. Ntavuge ko rigeze magera. Ugashobora ko yitwa uko byagenze ko nta kuvuga. Ndetse zakurikiranya kantaruka. Emita mbona shayi mind ni loko kabisa. Mind ni loko. Icyo ngunda batoye n'ikintu cyo rwose ntago baheza. Buriya nyine abantu bakurikira ibiganiro byacu twahostinze wandika wandika ku nyamakuru ku website mwamumenye nyine. Ariko nicyo nifuza ni kimwe. Nagarata ntabwo ariko nicyo nifuza ni kimwe. Barababeshya. Nicyo nifuza ni kimwe. Apple Gold. Nicyo nifuza ni kimwe Apple Gold. Kipe abore ibintu biri loko. Niba dushwana nicyo nifuza Apple. Uravuga ko wowe uje muri show abantu myema uko dufitanye beef kandi ugomba kuyamamaza utanyamamaza.
umva icyo nifuza hepfo god vi prive uyizanye mu kazi yego umva icyo nifuza hepfo urabona music industry ya Rubavu nta niragera pe tuvugisha ukuri ntabwo urazamuka ngo iri pop ngeze hejuru none n'abantu bayirimo byubuze aba celebrities bayirimo haje no makimbirane wumva ngo yazagera hehe ariya ntago hari amakimbirane ya danje abajemo ku akantu gatoye urumva wenda yambwira ati nuko ndubwira ngo ibyuma bizaboneka gute uramfasha nari bubikore bro nari bubikore nose nabura no kugenda nakwaganza nari gitari ngabiraga bamuyimpaye kugenda hano ahantu bacuranga abamereza iyo piano byari byoroshye ko twabikora ariko yabikoze nka hari itegeko ko mbigomba nanjye mureka ko bitangomba agira bro ibyo ntago bishoboka ngo ndagutegera moto nkuzanire n'ibikoresho n'abacuranzi mbizanire banje urumva tu hostinge kuri channel yawe ubwo urumva koko inyungu mfite bari nyine nako namubwiye ubudo baje bigiteye ayaki urakoze birangiye se bro man ahita nsanga na Facebook antamo akina murumva rero nahise mfata aga screenshot nkiraho baline barantuka bamurerwa barantuka ba Bosco comment nka veni zo kunkatira none ugasanga ubuzima ziri kuvuga buri deep bwanjye nawe ni uko nge nawe twashwana ugasanga ubuzima bwanjye nawe buri kuvugwa na Aline ntazibereye utanabuzi yego icyo kintu cyabaye ku mujene gusa byararangiye genda nababwira bro sorry byaciyemo twongere twinge dukomeze umuvandimwe umutipe bro igiye fura aranga neza kibyanga rero nanjye nahisemo gukora iki kureka umuvandimwe umunsi umwe ndazabona ko byari ngombwa ko dukomeze umuvandimwe muzaba kumva n'ubundi muhurira akazi muzayamuhura n'ubundi muhuriye mu kazi kandi duhuraga ibitaramo bya hostizwa kavuga ko ntarima oya bizakosoka oya bro bizakosoka kuko n'abantu barakura mu buzima bw'isi barakura abantu bro yego navugaga urumva yeje imyaka 35 ntago ugihanwa nayo bavuga ngo yarenze ubabaye ikijumbe bagore uravunika yego ambo kadukomeze yego ibyo muzakuramo bari yego tuzakuramo bo yego ubugeze nyine umaze kwinjira naho abacelebrities bamaze kukwakira nyamaze kubinjiramo muri gukorera hamwe wahuje gute na Pacifica Magic maze kubona indirimbo zanyu ebyiri eshatu muri kumwe kazi ziri za produce wawe ari n'izitarasohoka yego Fika Magic buriya byarenze imiziki turabavandimwe yego uretse n'imiziki turabavandimwe Fika Magic twamenyanye ntarakora imiziki muri ya myaka yo kwitinya yanjye yari hit ya myaka nabwiye cyane yari hit ndamuzi none nakundaga kuba ndi hamwe n'abandi ba artiste dukatana kwa ko dukunda ko uburyo uzabageramo Fika n'umutipe rero wakundaga kunyaprocinga akambwira bro bimeze bite se makuru nimeza akansuhuza tukaganira agakomeza tugahura urumva jewe najyaga mwemera natwikaga cyane nkuko n'umuntu mwemera ahubwo ikibazo Fika hari umutima agira kwa kundi ukuntu muri kumwe cyo yakoza tukumwe n'umujene wanje ugasanga Pacifica rero umujene yamufashe tari bamenyanye ugasanga basige bonasuzanya n'umuntu mbese no muri gucilinga niko twamenyanye biza kuza njya mu muziki ndakora yaje kumbona aravuga bro nakubonye nabonye indirimbo yawe sina beef nawe ndavuga bro nawe nakwese ngo ziriya ya mbere Rose twahuraga ari utari umuhanzi ko nari kuri umuhanzi yabwiye ngo nakwinjira after nyine twarakoze nibwo nabo mwaye kuri mukana indirimbo mbere Don't Panic rero kumuzana ari bikubiye icyo gihe yarandenze n'ikindi yahitaga mama stu byatari nkuko n'ubundi mu artiste wese abikora bro kumugigira kabisa naragenda muzana nta n'ikintu yanciye yanantayemo maze kabisa turicara turasangira arambwira bro uri umuvandimwe iki ni icyaranganiriza ariko byibuze bro twakayijyanye nka Facebook ubwo rero kudukorera Facebook Gilles kandi icyo gihe ntabwo yari yakabaye brand iri hejuru ikakara ati bro naribi kubera ari wowe dukore mbese no umuntu twakoranye ariko mbona ko ndamugoye ariko abikora kubera ubuvandimwe tugikora iyo boro ubuvandimwe buraza no mu rugo turamenyana na famille turamenyana
nuko twamenyanye bizi turi famille bro twabaye abavandimwe yego yeah kandi bane ikintu mushimira cyane buriya urabona afite discipline pe njyanye kamenye ngira mvuga ibintu abantu bakiriho bashimira bakiriho bura Apple Gold success ari mu ba celebrities bafite discipline kabisa discipline uko niba munamureba character sinzi sound iriho yego nyamwe mureba neza Apple Gold ni afite discipline uko namuha invitation mumenyesha mu invitation mvuga ati mfite ngenye ikiganiro cyo kuri YouTube channel ntabwo ikomeye cyane nka channel yawe cy'imiziki ariko waza tukazama music industry y'akarere kacu gatanga ibitekerezo ufite kuri music n'abandi gutyo harimo abantu batangoye kabisa no kugira ngo boneke urabona namukuye mu kazi ubu dafite kandi kaza akora namukuye mu kazi rwose uburyo nakuzunguje ntabwo nakugwa oya boy aka byabiranaga n'uturimo tw'amaboko na none se bagiye kunjyana ndabonye ino Makiderex yaje gutwara twagiye cyagiye tujya kwicara ari akora ndi kuri phone se Makiderex wamugane nagaciyemo ubundi wamugane relationship yanyu yaje ite uko nkunda kubona kenshi muri kumwe mu mashowa muri kumwe kenshi muri kumwe Maki uburyo twamenyanye ntabwo ari kera cyane Maki ubundi ukijya muri game ugahora muri group y'imiziki ari wamwamenyanye kiba gisigaye no kwicarana cyangwa guhuza ibintu Maki nyine aranze Apple Gold nanye nzi Maki gutya akora uburyo muhura mugasangira mukanaganira mukagana no ku miziki mukakomanta no ku miziki ku baraperi cyane aragenda kongera duza bwa kabiri aragenda tugenda muri Rugo Inside Awards aramamagara bro twajyanye se ndabwira ntaribi ahita twinjira imodoka hamwe tugenda tuganira dusangira duseka kuri hari niwe wanyambitse Dolag hari n'ifoto na nayo ibonye Dolag y'umukara uzajya kukabuka rero Maki yatatuye muri cyo nakoze ikiganiro ndi hamwe na Kwizera Jean Dodier mwimbere to kuvugamo mwaravuze ntabwo wakirebye twamuvuzemo Apple Gold twamuvuze harimo n'ifoto yawe wambaye Dolag sibyo yambaye Dolag mwavuze nemuji arabizi nemuji n'umukameraman wacu anga kuri YouTube channel mwavuze ibiki ariko mutwikire rero mwavuze ibiki urumva uzakire nakibonye ariko ni cyiza kandi tuvuga ibintu biri positive oya se kabisa twavuze Apple Gold twavuze abantu benshi kabisa uze kukireba harimo ifoto turafa kuvuga gace ifoto yawe wambaye Dolag wambaye ishati ifunguye ukuntu ndumva uze gukireba cyiza cyane cyane cyiza ni cyambere cya kabiri ni cyambere gutyo nimba hano data nkire yego siko nkunda audio ura naki downloading nicyo kibanza nicyo kiganiro cya mbere nicyo kibanza yego tugaye ko Makero naho mwahuriye uratongoza urumva murenza were bijumba urumva dukomeze Maki none kandi nyamara dukomeze Maki urumva nyine twamenyaniye hariya turasangira turanatana nabwo tutangira aho yadwana abaplot bro duhure gutyo twabaye abavandimwe nje bro ko wishimye ubwo nyine bihura nuko ari umuvandimwe ariko man bihura nuko ari umuvandimwe wa Pacifica nawe tu ni rafiki yake abantu bazumaga n'ishyamba murabizi ako bro yaze nyine kibazo ushaka site ngo tubone ndishimye cyane kabisa ura munyana mane guhostinga Apple Gold nyine nishimye tu dukomeze hano bumvise babyumvise nuko twamenyanye nawe yego Makero bura mushimishije cyane Makiderex cyane none se nyabonaga urumva ni inshuti yanjye yamagara kandi muraganira amaze gukora indirimbo n'abantu bakomeye yego mu gihugu yakoreye kwa producer Davidenko yego yakoreye na Pifre ndimo na Pifre mu kanya karaga pera ducishijeho yari na Pifre ndayiza ajya zinyumvisha yamuganiriye akubwiye ko ni impact byamugezeho ko nyine yakoranye muziki n'umuraperi ukomeye mu gihugu ntabwo ajya bimbwira kutamubajije ntabwo yagira urari hejuru kutamubajije se Jay-Z bro kutamubajije Maki ahora ari hejuru wenda turaganira ariko ntabwo ibyo bibazo ni by'abanyamakuru kandi tuganira nk'abartist mani ngashyizwa kubura ngo discipline imiziki mizima ku isoko iruta imifungo ibitswe na sako sichaka kwinjira matako naritamika gako Kwizera mind in the local imiziki mizima ku isoko iruta wakomeza ukana nakumvise mind local imiziki mizima ku isoko iruta imifungo ibitswe na sako
sinshaka kugira matako naritamika gakoko uzambura street izi ghetto zikina umuhungu nukuri mukuru ndavunika sana base barwana no kwatsinjana nidusigana now music is our life Jenny Mawa imirongo rukuntu igiye arukuntu komemo gake ntabwo kubyumva yuko kakaba yakomeje akantu sinshaka kwinjira amatako naritamika gakoko uzanze ukitamike se urinjira uzanze ukitamike ubone ko yinjira oya yamba shaka kweka ko ari ubuzima nakagiyemo hari igende nageraho yego bana hajya kuri level kwa nicaye hano muri cyane kiki bari ibintu cyakugeraho hari ibyo ntagomba gukinisha mu gihe ibyo bintu nabibona yego ariko rero ngiye bange sinjye imboga ntaho ndakabati umunsi umwe ya trend nyine Godi afite aba followers benshi abajemo puff akantu afite girlfriend mwiza bira byakiranye munini mwiza kabisa ndabinyibuka yagiye arahari bro bacyavugana esha ngiye umuntu utagigira mu ex tutagikundana bro ni guki no tuvugana se oya akubye boro ubundi bije gute ngo ngewe abari abashiti banjye yego abari abashiti banjye bahoraho turahorana niyo yari akona ndikumwe n'undi nibikuraho ko nawe tukiri inshuti yego ariko ndacyari umwana sinanakundana bya bindi by'abagore n'abagabo ndacyari umwana ndi mukuru ariko ibyo nyine ntabwo ibintu byanyu ntabwo ibintu byabo yego byabo ntabwo kare urabizi nase narabikoraga ndi secondaire tronkomeye ubwo nari nzi ibintu ndimo nyine twari inshuti ariko bonaga byanyu ari gang wanjye byari seri inde brother yari gang yanjye byataye ryarinde ntabwo muzi oya Mr Fashion fashion nyirabyo se wa mbere muri uyu mujyi wamumenye fashion Kenny yewe ndetse nansi izina rye nkari mukwereka oya umubwira amenye ko cyaje nanjye nakoresha Facebook cyane dore umujene wambitse abahungu babiri muri award soko se okay uriya rero ni maze urifata ukora amata ku munwa ntacyo twapfuye kandi ahubwo tujye no kumusura nyine tumwapfuye ariko urumva nyine ntabwo bikimeze nko kuba bimeze mbere bimeze ko nese wa telefone wakandika kamera ari no twadutema tw'umutuku icyo gihe nari nzi kudushyiraho oya ariko bose mama yifashe ugati mwana wana hanga ugeze urumva byari iby'ubwana nge uriya yari brother wanjye tujya inama n'ubu ariko n'ubu yego kuri ukuntu ujya iwabo birangira tubaye inshuti na sister we turatwika imihanda turatwika imihanda igashya nyine na n'ubu ariko nuko twakoze byasubirana ntabwo apfa gushya cyane kano kanya ariko nyine mupfa gutwika nyine ubu rero nubwo bigezeho gushya wenda mo twika oya ndi kuvuga ubu nibwo ndamutse njya muri ibyo biporo nkatwika ashya ako mbona ntacyo bimaze birangira iwawe akanika katari serious kakari aho ngaho uyu munsi utwikanye n'uyu ejo utwikanye yaruta nkafata sister wanjye tugatwika ejo bundi nabonye mupostinga habuze gato ngo ntero commentaire ni n'uyu nguyu nibuka ko muzi yego ku muziki n'ubundi tujya ku musozo w'ikiganiro cyacu aho ukuza umuziki ukuza ibitaramo gitumirwa mu mashow yego uhuye n'abaproducer uhuye n'abapasifika n'abandi bose ejo bundi habaye award yego Rubavu talent detection yego zarabaye nako mu banomini bahisemo bagomba gutorwa yego nako ni mu baraperi cyaje kugira ngo winjire ujye kwa rutonde wabigizemo uruhare cyangwa ubwo baricaye barakuvotinga nk'abanyamakuru biriya se urabimenya bro abanyamakuru baragenda bakicara bagatora aba artiste bakabashyira ku rutonde then bakagaragaza ubwo rero mani bamugisha nageze ku rutonde byangaragarije ko ibyo nakoze bitapfuye ubusa yego kandi sinzi abategura n'ubutanzaruzaho ishusho ya ziriya award wabibonye gute iriya award yari iryoshye bro yego iriya award irarenze yanatambutse neza yego
byari perfect bro. None amakuru abantu batazi zira award zatambutse amafoto yazo twe turayafite hano turayafite twayafashe azaca hano ku kiganiro cyacu kurica no tuzashyira mu minsi y'imbere Nanjye waramfashe yose ba Los Campo performing dufite footage zazo hano tuzifite nasize mu kanya baganza bari kudetinga neza yatumye twumva ko tugomba gukora cyane shout out ku baniga bayikoze te yego niriye somo isigira aba celebrities cyangwa abahanzi bo mu Karere ka Rubavu ituma tugira ikintu adusigiye n'akazi kumva ko ugomba gukora nawe ukagaragara hari ukagaragara uhembwa cyangwa se utaramira abantu mbese itera courage yo kongera gukora ugakora imiziki iri serie yego ni byiza itera no kugira ishyaka yego arabikunze thanks kuri ubu wabigizemo uruhare nyuma rero awards abanje ko amatora arangiye aba performance nabonye Los Campo performing no batsindiye award bavuze ko umuntu wese wabonye nomination ashobora guperforming we nako performance kubera iki impamvu nta performance z'uwo ndabisobanura gute ndakeka atari ngiye gusa ariko ko turi waje nandi tuzabaza ku kibuta performance ahubwo bro bose nabivuga gute nutabisobanura abafana babyumva ko bashaka kuvuga ati wenda yari yarakaye ntabwo byaciye mu mucyo ibintu byanyu kandi ngende ahubwo bro ngiye uranze ariko ngiye narakaye nahita mbivugira ndabizi rwose nari bu performing gusa nubwo nari bu performing ngiye buriya uriya munsi nari nanasaraye ntabwo nari mfite tubwiza ko yimwe seriously nari nasaraye ugeze muri award oya bitewe n'ibyo mwanyweye cyangwa bitewe n'ukuntu ibyo najyo ari sarira byo oya ngiye naje hariya ijwi ko nabona batera nkunga harimo n'ibintu byo kunywa nabyo binywaje byabonye baduha nta wamenya backstage se tuba turi kumwe backstage kandi uri umunyamakuru arageraga ariko hariya ninywereye akantu bita aga fantastic ndi kwinywera kakadukunda ntabwo ngakunda cyane ariko ndakama urakama ngiye nkunda juice y'ubwo bwoko bro siyepo nyange byabaje ngiye nkunda juice cyangwa amata ariko ugasanga nka hariya ahantu ujyanyemo n'amata baguse ariko mba numva nakwisarira nk'igikombe cy'amata nyicara muri kumwe byanyu ngiye nywera amata kajya soma kuri bisembuye naho semburi naho soma ku mata gusa wanga n'amata ukanasembura umubiri yewe ahubwo se utayanywa ninde bubu umukameramani wacu nyamujyatire nta mapiro nk'amata ibyo biboro rero byo nakubye byandi byo kugira nandi bavuga byo kumva umuntu akora ibi agomba kuba ameze uko ni nk'ibyo rero bavuze ngo nta murapero nk'amata amata turayanywa mani turayanywa cyane ubwo se ahubwo ni iki cyatuma umuntu atanywa amata abakora maze baguseke yumva epogode buriya ko ugeze wumva imyemerere ya murapero ko ugiye inama yabiyo no kuzura ugiye inama isumba izindi urabona buriya hari umugabo utamenya ko mukanga badakumuseka ntagikunde ko nta kimwe ibaze umwana bane undi byo muzinga byo guhoza igikora agatinya abana batamuseka avuga ati kanzaye nanjye nk'agasembuye bavuga ati papa wacu shaho nawe anywa cya kintu cy'amapine nose inyigisho ubereze ko umuraperi inyigisho ubereze umwana wo kumwiza ubereze ko Los Campo araje yitiza ikintu Filipoza yaje yitiza ikintu Bajoskiza yaje yitiza ikintu ubwo gataho tuguhe iki abo bantu bose vuze tubashyize hano wawe bakomeza ko babona icyo kintu nyine hanze urugero wayitusha Bilbauze uri kuri soba ku isi wa mbere my brother nayo mwese bitaza kumuzana wagose muzadukira tutabashe mwese bitaza kuzana urumva n'ikindi iyo uri hariya uskuri buje stage nawe ugiye mu ruhame ntabwo afata wa mwana kujya mama drink mu biki ari byo bituma wica gahunda z'abandi cyangwa se ukagaragara bitewe n'uko urabizi kazamura amarangamutima atandukanye no kuba uri soba ukaba waraburiza cyangwa se wakoresha move irenze ikenewe nase mwako turi inshuti wo kumubwiza ukuri uwo munsi kucyo warasaraye koko ni cyagusaraje uwo munsi umunsi wose wari muzima ngeze kuri performance urasaraye wagiye nabyutse numva ko biri bushire ahubwo bigera icyo gihe usibye ko atajya byatumye na performing ibindi ni ibihe bro umwanya wabaye moto kuko njye nayo performing mu banyu umwanya wabaye moto buriya mbese kuri liste bakoze liste wari uri mu binyuma yego umwanya wawe ugenderamo
umwanya watubanye muto cyane urebe utekereze ntabwo ari twese twaririmbye ubu utekerezo urebe buri cyiciro ariko waje mu majwi abantu bataririmbe nyine abantu bakabyibazaho nanjye bwana nabyibajijeho impamvu naririmbye urumva wenda ubonye ntabwo navuga umuntu arakara ariko ibaze big brand yewe baransobanuriye yego umuntu bita uriya mu grand frere daddy nde sound daddy yego yarampamagara arambwira bro dora iminota isigaye iki n'iki kuko niba uzi neza abantu bagiye bazimirizaho n'imiziki ntabwo stage atanabishaka cyane urareba mbese aho amasaha ageze bikindi ndavuga ngiye nta n'iribi n'ubundi ndumva sound itameze neza bipowe tunzaperformera mu bikurikira erega nawe buriya ngiye hari ukuntu ndeba na stage kuko nta muteguro urimo yari imeze neza ariko nanjye ngira umuteguro wanjye mu buzima busanzwe utameze nk'uw'abandi nyine hari amasaha make guperforminga hari n'amasaha ushaka kongera nkaguperformingira nabi bitewe wenda n'uburyo nashaka gufata imitima y'abantu cyangwa umuteguro nashakaga uburyo ngana mbabwira usanga utegura utuntu turi aho ngaho tugurira natwo mu bisheke uraje igihe utumye umuntu nk'uyu nguyu tuzaza tukondere imbere ujye umenya ko agiye umuteguro we iyo uzi kubona umuteguro hari nk'uriya ukomeye ariko akabona yuko utameze nk'umuteguro we hari n'amaherere agaragara mu mashow y'inaho ugasanga hari limit ugomba kwinjirana y'abantu nacyo ni ikibazo kiragiye ariko wabitsemo ubwoba njyewe mfite ubwoba nyine wowe bashyizemo ubwoba icyo gihe babonye yuko nyine udasanzwe bati utaha uyu muntu kujya oya ntabwo njye mba mbona ari ibintu bisanzwe hari ikintu bita mbese hari limite tugira mu muziki ya Rubavu kandi itari myiza ushobora gusanga wenda nje muri stage nshaka gukora stage y'abantu wenda 10 bishaka umuteguro nshaka buriya njye numva one day nzakora stage abantu bakavuga ati saza kabisa yaduteguye ibyo nazana n'abantu sengane kuri stage ariko tugakora ikintu bakavuga ibintu yabitekereje igihe kingana gute bagasanga nk'aho hantu tugiye yeka kwinjiza abantu batanu stage bipfuye tayari urumva ariko hera ntabwo ari byo tuvuga mu buzima busanzwe turetse kwa kundi ukuntu akubwiye ko hano nashaka kujya kuri stage y'umwe bakora ibisanzwe tu nkava ariko hari igihe mba nshaka gutegura stage ariko ugasanga hari n'ibintu by'inkomyi bijemo bigatuma udakora ikintu kivuye ku mutima wawe wenda one day nzakora show yanjye baremfashe bizashoboka bizakunda cyane cyane ko reka bandikwa n'ibimenyetso reka abafana nkumenera ibanga n'ibanga bambwiye ufite projet mu minsi iri imbere sibyo sekagombye kubiri uyu munsi ufite projet mu minsi iri imbere yapanze gushutinga uyu munsi nuko producer wa video Big Deal yanatwaye award ejo bundi muri zo batwaye award yatwaye award arashoboye cyane yapanze gushutinga nuko uyu munsi yagize utubazo nyine nta gushutingira Big Deal ni umwana mwiza Big Deal ni umuhanga byose yego discipline hejuru iyo project tugana ku musozo wayikoreye muri studio audio producer Yes Beat Ganza Pro nakora kuri channel yacu Sobanukirwa TV yego niwe wayikoze video urumva ni birimo process yego ntabwo byaba official yego ntabwo ngewe buranyishyira hanze ari uko maze gufata final product ubwo ibaza nyishyize hanze nkahita mfa cyangwa undi yayisohora cyangwa undi yakwisora njye ntari biko kuko nabamo twitse bakajya kumushaka hari indirimbo nakoze byaramara n'ikimwe mbona undi muntu wese usohora indi ndirimbo yari yazina kabisa zisohokera no mu gihe kimwe ndabireba drill twese ndavuga no barankomye drill ukumva ariko ubona nta muteguro uba urimo ariko guhuza amazina bijya bibaho ugira movement sinzi nka nata movement ugira gang iri hafi yawe irimo abaraperi ubona nyine bari kuzamuka ariko nyine badacamo ingufu cyane nimo nkunda ko bitwa Kennedy rapper Kid rapper Kennedy rapper best rapper gikunda kutubona na buriya ubwo naho tuba duhuriye Kennedy ntabwo ni inshuti yanjye ariko kera gikunda music ngo twasubirana yaho ubundi uretse ko navuga ngo twanahuye n'ibiki usanga mu kazi guhura muhanda nyine ubona we
mbese abakinize nanjye nkakiniza mpamvu mukoresheje ni uko nawe ari mu bantu nakubona baposhinga ibintu byawe cyane nakubona amalinki y'indirimbo zawe ariyo yampa cyane azina rap anakurikirana abaraperi ba danje bo mu nda y'isi bose baba bazi yego ariko nyine sinzi ikintu cyatumye atwita kimwe yego kandi n'umuriga wanjye byatari ariko ntabwo tugihuza buriya abadukurikiye nuko sinzi nawe bari kubibona woroshya ibintu cyane kandi ibintu bikomeye umuziki kano kanya uwo kuri wowe umaze kugira ahantu kugeze ni ukumva ari ibintu biri simple nyine twibaza mubireba ariko umuziki kuri wowe ngenda bizi naguhamiriza ahantu umuziki wawe wamaze kugera abazi umuziki wa Rubavu ukoze abaraperi nk'icumi ba mbere mu karere ka Rubavu Apple God ntabwo yaburamo biri aho ngaho biri aho hari nyine hari ahantu tugera tukaba dukeneye n'abantu badupushinga yego abantu bameze bate aba promoters cyangwa team iri hafi yawe igufasha team bro niyo utamfasha no ku kintu kijyanye n'amafaranga ariko ukamfasha no mu buzima bwo mu mutwe reka dukeneye n'aba manager bro ese ufite team mukorana cyangwa ni inshuti zisanzwe no bro njyewe nkora ibintu byanjye ukwanjye team unyikenera gute ushobora kuvuga ngo ndajya stu akubwira bro nimugora dure muri studio ibyo ndabikunda erega niyo ndi kurikodinga wakumvise vibe ndayikunda cyane nibwo icyo gihe mbakenera n'ikindi mu buzima busanzwe bw'ubuzima butari ubwo muri music usanga ntabwo ngira abantu muri ubwo buzima baba bari deep muri music ugasanga binsaba ko nongera nkaza nkahura na ba Magic n'abandi tu yego bigatuma tuganira nkahita ngira spirit yo kugaruka nkakora cyane yego mbo muri Sub Lifestyle tugira agace k'ikiganiro gasoza ikiganiro kabaza kuri topic ivuga gutya ni igiki abacelebrities zo mu karere ka Rubavu bakora kugira ngo umuziki wacu cyangwa bo ubwabo bahanzi bagiye ku rwego bashobora kompeta n'abandi mu gihugu yego ni team nta kindi teamwork kabisa itavuze umwe itavuze Max ejo twara mu hostinze nuko yatubwiye nta kindi itavuze umwe bro ize yego iyo team ituza na team y'abahanzi ihuze na team y'aba producer ihuze na team y'aba director yego igihiriri gihure niba Apple Gold ari bukore audio yes beat akoreho Babit akoreho n'abandi bakoreho ba Max bakoreho cyangwa se batanga amayide then nijya muri video nyikore habeho n'ama discount bitewe n'inyungu rusange team nyine ishakira inyungu rusange hamwe ubwo nanjye bimfashe nanjye gukora mu buryo bworoshye ariko buzinjiza niyo byaba ari inyungu rusange ku cyagikorwa cyane niyo byaba ari inyungu rusange ariko zikaboneka nk'iyo team undi mu artiste nakora tumupushinga niba tuvuze ati hip hop dukeneye gukora hip hop isunika tuba dufite abaraperi 5 wenda bagezweho cyangwa 8 bakore nk'iyo star nta ribi tuyipushinge twese Gisenyi nyose aba DJs aba disque bana bose iyo bore kimwe yego wakwibagiza bari abantu ko uriya mujyi uba urumva n'undi mujyi yose uba mu Rwanda byatuma dushobora no kuboostinga ibiboro byacu bikagera ahandi hantu mu Rwanda bitadusabye kuva hano ariko urasanga hano ngiye ndirwanaho no kunsharinga ugire ngo ugiye kusharinga ushyire ku mutwe ugende uyikorera hari ikintu njya mbona bro nka link usanze usharinze tuvuge abantu bo muri telefone abantu 10,000 ifite views na 500 nuvuga ngo abo bantu bose bayifashe baranayipostinga ko nta nubwo bayifunguye yego nigero yara bro yego uramba direct nubwo mbonye ibintu ushyizeho kandi wira bajya bamenya hari ingaruka zo gukora icyo kintu ari byo bazakubita video uko za stone ukayisharinga no sharing utazi ibintu uzatiba niba gusharinga gusa utanareba sibanya no bari nzabibakorera je sinkore iyo video ariko wowe funny things gusa vuge talk by program imukubita no sharing ku buryo no ise ayirebe na birebe tumwana batukoze postinga bino uri muzima utugarukira ku cyo amaye link wajya kwikira kuri status yego utarade ngo umenye ibintu bizataruba cyakunze ako sinzabikora nabagiraga inama yego ndahiriza link abantu 10,000 views ziye 500 ngo bari gufasha bazafashanya yego cyangwa reba abahanzi gusa wayihaye bagenzi bawe musunikana tugiye abanzi 10 usanga ufite views ebyiri ariho babira yihaye gusa wewe murebye agakantu ufite views ebyiri ubundi uzikino bareba
kaka bora agastatus kaka ka 30 seconds kubitaho ne tumanza ajya nabibonye indirimbo tuvuga ngo kakapasi ariko ntabwo yafungiye link nyirizina niyo makosa ahari yego ako ni mudisinga amakonti ntazi yahumura kandi amakonti nayo yagakoze mu guhita ajya kureba yego akareba uye ryagaragaye ntabwo arikisha isuka ariko uvuze ku kintu cya teamwork kuri music industry y'akarere ka Rubavu kandi ni ikintu kimaze kugaragara yuko nyine ibuye ryagaragaye ariko bikomeje kwica isuka ahubwo si isuka iracyahari ariko hafi isuka n'ibigiye ntabwo bihari iri kwica agacyamuro bro isuka siracyahari ibyo bro nemji intego ryagaragaye yego asigaye agacyamuro bro iyo suka ntarenganye bari kubitaho none babireba ahubwo reba ikintu kiriho habamo hazamo ikintu twita muri game kwikunda cyangwa kumva ukuboko kwanjye ntakugwa kandi ugasanga ejo ukeneye ukuboko kwanjye wisureba wenda wowe uri producer sibyo nakubwiye dufashanye gutya gutya niyo ryaba ipasi kandi birakunda bro nase ufite kumfata ukankoresha imiziki ukangurisha ukangenera yego ukavuga ati epfo ngiye kumushyiramo umuziki uno tukageza muri studio tugakora hamwe eshatu tugahitamo imwe nziza tukayishutinga tukagurisha ubundi tugashaka ibiraka byo kwamamaza naho sense gatwamamaza cyane tukafasura tugakuramo ibyawe tugafasura umusaruro waboneka ariko hano urasanga niba wowe uri umu artiste urangije ngo mfashe ngenda renda kumva ko ibyo uhagaze nibyo bihenze kurusha ibyawe wenda niyo najya nkora gutya na gutya tukagira inyungu tuza twese nanjye ndarenze ibyo biborero byo kutareka ngo twirekure mfungure nanjye mfungure dufungure duhite duhuza imbaraga zacu icyo kintu kica game nta kindi nta kundi nyine ubwo none se buriya muri make ubona ari icyizere cy'uko byibuze bizakosoka yego bizakosoka bishobora kuzakosoka nibidakosoka ubu vuba ni nyuma cyane yego bizasaba indi generation itari twebwe tuzajya twakira n'ibitekerezo by'abandi bantu bakorera umuziki mu zindi location batubwira uko bimeze kuko mu minsi iri imbere mu mezi nk'abiri ari imbere tuzakira n'uwita Joachim uramuzi muri Symphony nawe twavuga ni Joachim yego nawe tuzamwakira kandi bro niba hari abantu nabonye bakora music bafite urukundo rwa music yego bataturenze habi banza barire imusanze ariko baraturembye ariko barabaniga bro impamvu zabo no mu karere ziba ziri imbere bagira n'amasale y'ubuntu bagira n'ibikoresho by'akarere bibagomba yego usanga hari nk'abartiste bafite uburyo bakurikirana ibintu byabo mbibona pe ibinyamakuru byabo bibahoza nanjye baze kumeze cyabingeyeho kandi ntazi ibintu kumuziki kugezeho hari ikiganiro on the street kiba kuri na GFM bakora indirimbo ishaka ari 10 zigahatana icyumweru indirimbo izaba ya mbere mu cyumweru nyine akaba ariyo winner nagize amahirwe yo kuba nomine ariko base bakuramo batunu bahe bro na Instagram bironye nabaye winner of the street kabisa icyumweru cyose ndagiterura ariko icyo gihe najyaga hari bakavuga gutu duca muri humi bakundisha abaturage ikintu cyabo baratubwiye hari ikata bakoresheje nta n'ubu none twatwiyumvisha uburyo wowe ushobora kuza ukagura urumva ko bafite ntabwo ariko twebwe hano badukubita AZ bitewe n'iki ntabwo dufite imbaraga hari usanga nk'umukuru w'uruganda rwa Musanze ahise nk'umuraperi uyu sadura indirimbo ye ese atangiye kwigira naga agahita amujyana mu ruganda akamuha akazi ajya abona amafaranga y'umuziki n'imibereho urumva ukabona uruganda rwa ziriya nzoga Meyla ari kurwamamaza ndibona cyane rwose Meyla uruganda harayamamaza kandi ubona bimufasha cyane ariko bivuga ko bari abatipe baba bashaka isoko ko ribi ryabo bro ariko sineye comment hano buriya hari igihe naba ngiye kuvuga kandi igihe ntaragerageza bagira aba celebrities ba hano nabo bateye intambwe begere izo brand dore nk'intambwe bateje bundi yo gukora iriya award ukabona arishimye cyane bakomeye mu gihugu na Meya yararimo Africa Magic award na Meya yego ntiyarimo iriya ntambwe ikomeje kuri uyu mujyi twawufunga bakaba karwana ko ntakica ko ari kukigwa nkuko byahoze
ntutekereze ko wenda barabanzi babayeho mbere yacu bari ba grand frère twakuze dufana ba Fupa ba Style yego n'abandi ntabwo ari kuvuga ko baturusha ntabwo ari kuvuga mbese ko ari ibiboro bya Dani ahubwo bageze amahirwe baza muri generation ifunze ari radiyo imwe urumva arigera hano twari twemereye kumva ese rubavishana ku ijana kurusha iriya indirimbo yavaga ahandi yageraga ahandi maze amezi 3 isohotse twayimenyaga hariya bari kumva iyindi twarayivuye bigatuma twumva iriya miziki yabo yonyine mbese tuyiremamo turayikunda akisaha social media ahandi baradufite tubakurikirana 100% hano izigendura zisehera kandi 20,000 yara diploma urumva rero social media zacu azama akantu karyoshye hari bagahita bamamagara ati yarope turi gutuga kigali bajya kuhakora ariko kimenya ko niba ngiye hariya hano ahise haca ariko nimvaho nkahita njya kuri Bugoyi nkava kuri Bugoyi bituma umujyi ushyuha yego mbone fresh cyane yitwa Apple Gold Success AGS ni umuraperi afite ibihangano byinshi cyane yagiye akora biri ku YouTube channel wayisura YouTube channel yawe yitwa Apple Gold Success yego yego watubita byizana hagera kandi subscribe ndike uyumve sharing na sharing mu kwa karindwi ndagukubita audio na video kabisa yego cyane tabyiteguye cyane Apple Gold turagushimiye cyane kuba witabye ikiganiro cyacu nk'umuraperi rero ntabwo wagenda tutashyira akadibuze ku munota nk'umwe gato abanjye mufata akaboko nataki kivuga nkafate nkasatire diri ndacyari mukali wambuka imipaka nkanagera iyo kure imizigo mu modende ndawufite ndetse nkeneye n'imotore style no guseka insinzi nkayizana urwara nka mutujya kure udutere sumane duhamya abapapa mutuze mwiryamire umarire ujyane na sare uko mbaho umenye izangizaho wibanije tunge wisarire nkoreka ubudage na left y'ubusazi igihe cyo gukweba nkarushya imakasi inyogo n'inyandiko nkora sinkora nka naka no byanga ubisibe bahabe success yes akoze cyane ikiganiro The Sub Lifestyle gica kuri Sobanukirwa TV